banyarwandakazi, iyo nimero ni ya Joyeuse Sylvia Nyirabujeni. Ni ukuvuga ko Joyeuse ejo yarampamagaye ari mu marira menshi, arambwira ati Dumba, ati ubuzima bwambanye ubuzima, njyewe ubu ngubu simfite n'icyo ndya, simfite nuko ndara, inzu bayinyirukanyemo, Dumba mfasha. Ndeba umunyamakuru nakoresha nsanga ari Irene, ariko nkaba nzi ko Irene ikigo gikirirya, nkaba nzi ko rwa Irene ndaza kuruhamagara ndubwira ati hati Joyeuse ikiganiro rugisore nyuma y'iminsi ine. Niyo mpamvu nje wenda sinyine gusubira mu buzima nahoze nari ndi bw'akazi ko mu rugo, gusa kakari mo buragoye pe. bimenyesha ikibugoye gute? Nk'ukuntu nyine bari kunyishyuza amafaranga y'inzu kandi nawe mfite, nk'ukuntu hashira iminsi nyine nta byo kurya mbonye, abantu bakambwira ngo nisubire mu cyaro, kandi mba numva aho kugira ngo napfa pe. Abantu barakubwira ngo subira mu cyaro, Yego. aho kugira ngo usubire mu cyaro wapfa. Icyaro si ikintu. Oya, iwacu rega ntabwo bigeze banyumva, sibyo? Navuye iwacu mbiza mu kazi ko mu rugo, nahavanywe n'ubuzima bubi. Iwacu ntabwo nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi. Wenda tuvuga ngo ubu ngubu muri iyi minsi ababyeyi bandi bankundaga kuko wenda mfite icyo mba, kuko nigomwe nkabubakishiriza iriya nzu, mbanza nyine ariyo mpamvu bankunda. Ubu nsubiye mu cyaro bivuze ngo nasubira mu buzima nahozemo, nasubira mu kazi ko mu rugo kuko nakavuyemo umugongo wanjye warangiritse n'ubundi. Joyeuse, aho nagutese? Ntabwo ari uguteta pe, njya kwa muganga bakambwira ngo nzajye kwicisha mu cyuma. Abandi bana bakora akazi ko mu rugo ko batajya bagira? Njyewe neza yuko impamvu byambayeho ndetse n'abantu bambwira ngo nuko natangiye akazi ko mu rugo nyiri umwana. Rata nibyo. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka ingahe? Natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka iki? Imyaka 10. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka 10? Yego. Joyeuse, ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 18. Nahitiye imyaka 2, ni ukuvuga ko kuva ku myaka 10 wakoze akazi ko mu rugo imyaka 6. Ubwo ni nkaho ni imyaka 6 n'igice. Imyaka 6 n'igice. Kuko n'ubundi nahuye na Juno ndi mu kazi ko mu rugo, havuye wahuye na buriya cyaje uhura na Juno wari uri mu kazi ko mu rugo? Huye na Juno mu kazi ko mu rugo. Ndibaza ko abanyamakuru Joyeuse mwamwumvishe. Joyeuse, andika nimero yawe muri comment. Patrick, andika nimero ya Joyeuse muri comment, tuyipininga abantu bariho bafite umutima bagira icyo bamurebera, abatagira umutima ngo bamwumve nyine bibaryohera amatwi ko ari byo bakunda. Bamwumvira ubusa 079 bamwumvira ubusa 27 8 3 ndetseho amazina Sylvia Nyirabujeni. Aho byanditse mu Kinyarwanda. Sylvia gushe mu Kinyarwanda. Abantu bataza kujya ngo utarize. Ndabazi.
Nyirabujeni. we na boss wawe Kasuku nabonaga injije ebyiri zicaranye nkavuga ati mana yanjye uyu ninde uzazinkiza. Nibo abanyamakuru bonyine b'abahanga babaye mu Rwanda. Pinning iyo nimero bamwumvira ubusa nuko babaye abanyarwanda. Suko Urajya ngo kubera iki nanze kuva ku gutema ibiti ntema ibiti paka mukazajya munsereza ati tema ibiti sinzaje nimero y'ipinning aho ngaho hasi inze. Murakoze. Banyarwandakazi iyo nimero ni ya Joyeuse Sylvia Nyirabujeni. Nukuvuga ko Joyeuse ejo yarampamagaye ari mu marira menshi arambwira ati Dumba ati ubuzima bwambanye ubuzima injewe ubu ngubu simfite n'icyo ndya simfite nuko ndara inzu bayinyirukanyemo Dumba mfasha ndeba umunyamakuru nakoresha nsanga ari Irene ariko nkaba nzi ko Irene ikigo gikirirya nkaba nzi ko rwa Irene ndaza kuruhamagara ndubwira ati Joyeuse ikiganiro rugisore nyuma y'iminsi ine niyo mpamvu nabwiye Joyeuse igihe dusanga umuntu afite internet ngushire kuri live hano ntabwo haza kuburaho abantu babiri bafite mu mutima bashake banabireke nashaka apfe je simbire birabareba urumva none se abantu wabagenza gute urumva wowe se washizeho barashungire nje ndaza kugushiraho Joyeuse ndashiraho ibyo nshoboye nanjye nshirireho we ngushiraho mwande Kasuku boss wawe nimwe amafaranga y'abantu nimwe ayamaze we na boss wawe ntabwo urazenga ibyanyu nitubizi Joyeuse ntabwo nzi byinshi ariko nyine bike ngenda bimenya. Joyeuse rero wa Juno iyo akaba ari nimero ye akaba ari umuntu rero bantu banje banyarwanda reka mabwire niyo mujya mubona wa muntu mukamureba mukavuga ati mukamutuka kumwe mwajyaga mumutuka ariko nanone ababatsuturusha abafite ukuntu abashimishije reka gushimisha umuntu si buri gihe ngo umuhe ibintu aba arimo aravuga neza urumva. So Joyeuse ntabwo afite aharara Joyeuse yabuze icyarya ni ibintu yivugiye hano ni ibintu yaje ambwira rero nshizeho nimero ye abanyamakuru namwe icyo mwakora abanyamakuru mufite ingufu mugende mu muha ibiganiro mu musabira ubutumwa Joyeuse nkuko uvuze aturashaka iki icyo ushaka cyane si ugusabira icyo ushaka cyane ni iki Icyo nshaka ibikoresho kuko nabonye ibikoresho nakora cyane nubwo natonze ukwezi kumwe ariko nyuma y'ukundi wenda nazarya by'igihe cyose kandi n'abandi wenda bababaye nabo. Aha ni ukuvuga ko wowe ntabwo uje hano gusaba amafaranga uje hano kugira ngo nibura ubone ibikoresho byatuma ukomeza ibintu watangiye. Ni ibikoresho kandi abantu bamfashe bajye kuri YouTube channel yanjye Joyeuse wa Juno TV bankore subscribe kandi bajye bihangana wenda barebe ibiganiro nyine biriho ndashaka n'imwe ibikoresho nzatangira nkajya nyina filme ndetse hari n'abana bafite impano nkabagaragariza nkabagaragariza abanyarwanda. So ngira ngo mwamwumvishe w'icyo ashaka ngewe icyo ndimo namubwira kubera yavuze akantu ko kurara Joyeuse rero rikamubwira ukuri nubwo wowe tuje hano ukaza naha ariko ibibazo byanyu bya showbiz byose babitura ngewe urumva ubu nsigaye nubwo abantu bangaruye kubona bakivugisha ibibazo nta muntu batura ibibazo nabo ngabo mwita abadebeni ntago bajya batura ibibazo. Urava hano ubundi amamagara uva hano ubundi amamagara uva hano ubundi amamagara njemba mbona ari wowe mubyeyi. So rero banyarwandakazi Joyeuse mu mutwikire nimero ndiyo ngiyo abanyamakuru ngira ngo inkuru mwayibonye Joyeuse ibintu bigeze aho ngaho biranze sibyo mwashakaga se.
ni iminsi bari baguteze yageze ngira ngo wayibone. shari nibyo koko yageze ariko Iminsi baguteze yageze, dore ni iyi ngiyi. Aha rero niho uza kubonera abantu bazima bamwe bavugaga ko bagukunda, urumva, noneho n'abanzi bawe nyabo. Joyeuse rero uzajya twubaha, twebwe tuba twanze tukaguma hano bikanga. nigiba umugisha kuko muradufasha cyane kandi Imana Sibyo? muradufasha cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Patrick, yewe hari ikintu ushaka kuvuga nk'umunyamakuru ngo reka nkubwire Patrick rero narakwangaga. Mbwira ninde watumye ngukunda? byagenze bite? Bruce Melody yaramfashe anshira mu kumba arambwira ngo kiriya cyana cya Patrick ati nyamara ni ikinyabwenge. Namubwira ati Bruce ubaye iki? Bruce urimo urasaba iki Patrick? Noneho nkazajya ngiye gucye ngiye mu gikoni nkabe kubera nkacanga Bruce arimo arumva ibintu byawe. Nawe ati nibura Patrick wari bwamuhamagara ukamubwira ati Patrick uratwika, ati reka. Uranyumva? Ndakumva. Ndagenda ndakwitegereza. Ndavuga nyamara cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge. Ndavuga ati cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge. Ariko hagati aho ngaho nawe mera nkusabira Joyeuse n'umutima w'umuntu turebe ibyari byo. Abantu bamufashe buriya ngo aho umugabo aguye undi arenzaho twatsi. Ariko nanone bano bantu bakora ibiganiro nabo bajye batekereza ko fame idahoraho. Umuntu nyine arimo abona ryageza tubike neza. Rwarigiye nyine ubona uri kuri spotlight tukagira ngo bizahoraho. Ntabwo bikore neza. Joyeuse ngira ngo wumvishe njyewe ndaza ese inzu wabagamo wishuraga ngaha? Byose cyamwe harimo ibintu byose ni 50,000. Ibihumbi 50? Ego. Byonyine? Amamo zaparusha. Ngo byonyine. Ko nayabuze nyirinzu amajije kumbwira ngo kwa gatanu ngo nimba narayamuha nzamuvire mu nzu kandi nayabuze. Mumuhe ibihumbi 50 tukiri hano kuri live muyashyireho. Bashyireho. Muyashyireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live nidusebe. Ako. Banyarwandakazi mushireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live nidusebe. Twaba dusebye Joyeuse kumusohora kabisa ku bihumbi 50. Bibabaje cyane kandi arabo amadolari 40. Abo yahaye ibyishimo benshi. Kuri rwose. Joyeuse abantu bagiye kuvuga ngo Duma ngo ni scam, ngo Duma ni scam, ngo murashaka kudusaka, ngo iki niki. Nuko bavuga. Nkibi bintu ubundi sinkuze kubikora. Kubera abantu bajya ndazimuha 10k. Hari umuntu uvuze ngo araguha 10k. Murakoze cyane. Mwandike muri comment ibyo mushobora gutanga. Ndatanga tarike, murakoze cyane. Utanga tarike urakoze. Hari uwundi utanga nukuri kwimana 5000 tubikuize. Tunamurengereze. Cyane. Tunamuyengereze. Hari uwundi utanga umusitari wacu mu muremere kandi Imana umutima ukomeye ndatanga 17,000 Rugamba. Hari uwundi utanga oya nitwisebye. Ariko kuyavuga nitwisebye. Ikindi ndatanga 5k bamufashe kabisa. Kuyavuga no yanga ndamuha uyu wanzovure ntabwo nshobora kubloka nicyo kibazo. bigenze bite? Bigenze bite?
Kenisoro ndabona nshyizeho akoze live ahita ashyiraho kandi indi kuri ariko muhanzi reka tubanze turangize ibi ngibi turajya kwa Kenisoro mu kanya. bantu mukomeze mwitange nimero Ngiye kujya kwa Kenisoro utanga ibihumbi utanze ibihumbi 100 nimero ngiyo banyarwandakazi ni ukuri kw'Imana Joyeuse mumufashe tuve hano afite nibura rwaye y'amezi 3 bareke kuyavuga banashyireho mushireho kuvuga ni kimwe no kohereza ni ikindi ibi byana bikina n'ibintu bibabaye niba bananira ndayabakwihera ngende umunyarwanda nk'uko ubiyemo abanyarwanda 100 siba 400 sima abanyarwanda 400 ngende ndimo abanyarwanda 400 nabamo n'abanyarwanda 1000 saba baza hano bishinyaguzi cyane aho Patrick niho mbera mubi cyane ngaho niho bakomera rutwitsi akagira ariko n'umutima ukize cyane bakazajya muvuga ngo dumbuzazi ryari mfite imigisha y'Imana ago wazima nibibaho sinshobora haguma hasha ibi nibyo nikurira bimigisha ntago imigisha iva mu gutema ibiti iva muri ibi udukorwa nk'utu nigenera nitambukira ndebe ibigabo n'ibigore 400 dore biyo bigiye kunanirwa guhanuza indaro senkane abantu 400 arabanani bagiye kubona niba haragiye sawa pipe oya ntumbwire abahungu naguze ibintu bagukoreza 2 rimwe niko Joyeuse karame na Juno byumve Juno impamvu uri murazima ni ibikorwa nk'ibi birimo biranirwa gukora kandi foteke nayohereje Imana iraza muraza kuva n'umwe muravuga utuntu tw'udushinyaguzo ugende uhure n'ibibazo kubera uri wari urashinyagura uhure n'ibibazo uvuye kuri aka karayivu kaguteye ibibazo ngiye bagiye dumva ukuntu ntanga imigisha ni nako ntanga imyako urona ka nako ntanga imyako ubonye ndi hano duma ndimo ndavuga ndashaka kutwikira Joyeuse wari ukaza ukabikiniramo ukajye n'ukuri kw'Imana ura n'imyako ngiye duma nira imyako n'umugisha urana kasira ndagukasere umuntu utera imigisha bire n'ute none reka nkubwire Patrick ngewe ndi umuntu uguko niyo mpamvu bakubwira ngo nyoko agukasiriye ntacyo wavamo babirangiye noneho ngewe meze nka mama w'abana meze nka mama w'aba bantu bo muri showbiz abafana n'abangabo none kubera nta kintu mba ntakoze ntacyo warinze ukaza unkiniraho ngiye ngutera umwako ngewe dumba ngutera umwako nk'ukuntu neri wari wabona ntwikira umuntu nihashe ntago bibaho ntago duma njya ntwikira umuntu nihashe rero kumwe ntwikira umuntu nihashe ni nako ushobora kukureba nkavuga ati no muntu mana reka nigendere nkivugira uko nguko warangiza ukagenda ugahura hari ugasanga imikasiro kumbe waje ugakinira mu bintu bya dumba wabikiniyemo cyane nk'uku nguku turimo turakora iki dushaka kugira ngo mwene wacu ajyeho neza abashobore kurya hagire n'ihinuza muraho ngaho murimo murabikiniramo nta kazi kawe umuhanzi wa gospel nawe ukomeye cyane nshaka uzatwikira ariko Joyeuse karame ntabwo tuza gusabiriza kumara amasaha 5 nibashaka bagwe nibashaka babireke ubwo abandi banyamakuru baraza kuva hano bagutumire nimero bayibonye bashobora kuguhamagara ubwo abanyarwanda bazima bazagufasha sibyo ubwo murakoze ndaza kuguhamagara rwaye yawe ndaza kuyishura y'uku kwezi ego murakoze cyane Patrick bikurikirana ibyo bintu asante sana